bidashira y'imyaka ishize by'ubwami bune twe turi hehe reba urugendo reba ibimenyetso by'ubuhanuzi by'ibihe byashize by'ubwami bune reba ibimenyetso by'ubuhanuzi byose byarangiye. Mwene data, reka ngusuhuze, ubuntu n'amahoro bibe muri wowe. Reka dukomereze hamwe twiga ubuhanuzi bwa Daniyeli. Turi ku gice cya kabiri, igice tumaze guherereza inyuma imigabane igera kuri 11. Uyu munsi tugiye kureba umugabane wa 12 w'icyigisho cya kabiri kitubwira ngo umwami arota inzozi zerekana ubwami buzategeka iyi si. Uyu mugabane tugiye kureba ufite insanganyamatsiko ivuga ngo Roma, ubwami bwa nyuma bwategetse iyi si. Aha ni mu bwami Nebukadinezari yarose uko buzakurikirana. Mbese koko Roma nyuma yo guhanguka kwayo nta bundi bwami bwimitswe? Ubu ni ubuhanuzi tugomba kuzasesengura by'umwihariko nitugera mu gice cya 7 cya Daniyeli. Nimureke mbere yuko dukomeza twicishe bugufi dusenge. Mana, tugushimiye nanone ko duhaye amahirwe ngo twumve icyo tubwira binyuze mu buhanuzi bwa Bibiliya. Reka uduhe kugirira icyizere ijambo ryawe. Mbega uburyo bitangaje kuba waravuze ibintu mu myaka ibihumbi bishize, ariko tukaba tubona gusohora kwabyo uyu munsi, tukabona igihamya kidashidikanywaho cy'uko ibyo wavuze bitavuguruzwa. Reka uduhe kwiringira ijambo ryawe, kandi ubwo umuhungu n'umukobwa bagiye kuritega amatwi, uganirize imitima yacu, bigiye kuba ubumenyi gusa, ahubwo bidutere kurangamira isi izahoraho mu izina rya Yesu, amen. Umurongo wa 43 w'igice cya kabiri cya Daniyeli uravuga ngo kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba. Mbese waba wajya gusobanukirwa impamvu Uburayi bugerageza kwishyira hamwe mu cyo bita European Union bikananirana? Ibihugu bimwe na bimwe ndetse bikomeye bikavuga ngo ntabwo ibyo tuzabijyamo, n'abari babigiyemo bakavuga ngo tubivuyemo. Ibyo burya ni ugusohora k'ubuhanuzi, kwishyira hamwe ngo bashake amahoro, icyo bita Leagues of Nations. Ibyo bintu byagiye bigeragezwa kugira ngo iki ngiki Imana yavuze ngo ntibizafatana gikurweho, ariko niba Imana yaravuze ngo ntibizafatana, ubwo nyine ntibizafatana. Reka tubisesengurire hamwe. Roma nibwo bwami bwa nyuma bwaherutse gutegeka isi yose. Kugeza icyo gihe byarashobokaga ko ishyanga rikomera rikarusha imbaraga amahanga rizengurutse, rikayarusha ubutwari n'ubuhanga mu bya gisirikare, maze rikayegeranya rikayahindura ubwami bumwe buri ahantu hagutse. Ariko igihe Roma yagwaga, ayo mahirwe yahise arangira by'iteka. Icyuma cyari kivanzwe n'ibumba kandi cyajimije imbaraga zo guhuriza hamwe. Nta muntu cyangwa ishyirahamwe ry'abantu rishobora kongera guhuriza hamwe ibyo bice byavuye mu bwami bwa Roma. Iyi ngingo hari uwongeye kuyivugaho, yongera kuyivugaho neza agira ati guhera icyo gihe bwigabanya, imbaraga za mbere z'ubwami zarayoyotse, nyamara si nk'uko iz'ubundi bwami zagiye ziyoyoka. Nta bundi bwami bwagombaga gusimbura ubu ngubu nk'uko byari byagenze ku bwami butatu bwari bwarabubanjirije. Ni ukuvuga ubwami bwa Babuloni, Abamede n'Abaperesi n'Abagiriki. Bwagombaga gukomeza mu ishusho y'iyo migabane 10 yigabanyije, amano 10. Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Roma ntabwo bwo bwahangutse nk'ubundi bwami, oya, ahubwo bwarigabanyije, imbaraga ziratatana. Aho hari ibihugu 10 mu Burayi byahise bibona ubwigenge, kandi buri cyose kikagira imbaraga yo kwihagararaho no kwirwanaho, ariko bitihurije hamwe.
Rero muvandimwe, kuri paje 45 y'igitabo cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriah Smith hari amagambo tuhasoma ngo ibihe byinshi abantu bagiye bagira inzozi zo kongera guhuriza hamwe ubwo bwami ngo bureme ubwami bumwe bukomeye. Ni nko kuvuga ngo ibyo Imana yavuze ntago twabigenderamo, reka twe dukora ibyacu. Uwitwa Charlemagne yarabigerageje, agerageza guhuriza hamwe ibi bihugu birananirana. Uwitwa Charles wa gatanu nawe yarabigerageje biranga. Uwitwa Louis cyangwa se Ludovico umwami w'Ubufaransa wa 14, Louis XIV yarabigerageje. Uwitwa Napoleon nawe yarabigerageje, nyamara nta n'umwe muri bo wabashije kubigeraho. Umurongo umwe w'ubuhanuzi warushaga imbaraga ingabo zabo zose. Ubusobanuro bwa gihanuzi buvuga ko igice kimwe cy'ubwo bwami kizaba gikomeye, naho ikindi gice kikazaba cyoroshye, kandi amateka yerekana ko ibyo ariko byagenze. Ubwami 10 bwabayeho bukomotse muri bwo, kandi nubwo bwari bwigabanyijemo ibice nk'uko byari bimeze, bwakomeje kubaho. Ibyo ni ukuvuga ko bwari bwigabanyijemo mu buryo runaka. Uruhande rumwe rwabwo rurakomeye, ni ukuvuga ko bwari bugifite uruhande rumwe rwabwo runakomeye, ni ukuvuga ko bwari bugifite imbaraga z'icyuma zihagije kubushoboza guhangana n'uwagerageza wese guhuriza hamwe ibice byabwo. Ubona nubwo bwigabanyijemo, ijambo ry'Imana rivuga ko ibi bitazigera bibaho. Igitabo cy'amateka nacyo kigasubiza giti ibi ntago byigeze bibaho. Mbega uburyo ibyo Imana yavuze biba bikomeye cyane. Mbega uburyo ibintu Imana yavuze nta muntu waza ngo abivuguruze. Aha rero hari amagambo nifuza kugusomera nshuti muvandimwe, ngo uwitwa Napoleon ntago ari we wabaye uwanyuma mu kugerageza guhuriza hamwe ubwo bwami. Intambara zitagira ingano zo mu Burayi zakurikije urugero rw'uriya musirikare woroheje kugira ngo bakumire amakimbirane yajyaga kuzabaho mu gihe cyagombaga gukurikiraho. Abategetsi bakoraga ibikorwa by'ubugiraneza bitabaje uburyo bwo gushyingirana nk'uburyo kenshi bukoreshwa kugira ngo abantu bahuzwe, abatahuzwaga babashe guhura. Ibyo byaritabajwe kugira ngo bizane amahoro, kugeza ubwo mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 ubwo nahashyira mu 1900 byahamijwe ko buri mutegetsi wese wimaga ingoma mu Burayi akomotse mu muryango wa cyami yabaga afitanye isano ishingiye ku maraso n'umuryango wa cyami w'igihugu cy'Ubwongereza. Ese uyu munsi igihugu cy'Ubwongereza mwamuzi ko kitakiri muri European Union? Ntago kirimo rwose, kivanyemo. Ubumwe bw'Uburayi cyabwivanyemo. Uko ni ugusohora kw'ibyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo kuri uriya murongo wa 43 turi gusoma. Intambara ya mbere y'isi yose yerekanye ko uko kugerageza gukora ibyo byose ari imfabusa. Burya no mu ntambara ya mbere y'isi n'iya kabiri hari hihishemo gusohora k'ubuhanuzi. Abagerageje kwishyira hamwe bakongera bagatatana. Nyamara mu gicucu cy'ingoro y'uwo muryango w'ubufatanye cyangwa se League of Nations. League of Nations ni uburyo ibihugu byiyambaje kugira ngo byihurize hamwe bijye bitabarana. Ngira ngo uyu munsi mujya mubona icyitwa OTAN. OTAN nayo burya uburyo yubakitse, hari imbaraga zidashobora gutuma igira imbaraga. Barishyira hamwe ariko Uburusiya buti ntago tubirimo, bukabarwanya ntibubyemere. Hari n'ibindi bihugu mu Burayi nubwo byaba bidavugwa mu bitangazamakuru, ariko byaranze kwinjira muri uyu muryango wa OTAN. Kandi OTAN menye ko irimo na Amerika, rero biravangavanze cyane. Imana yaravuze ngo ntibizafatana. Nyamara mu gicucu cy'ingoro y'uwo muryango wa League of Nations, ubufatanye bw'ibihugu, havutse abayobozi bashoboraga kurimbura amahoro y'isi, bigatuma icyifuzo cy'ubumwe bw'abatuye isi kiba imfabusa. Mu gihe mu kanwa kabo bavugaga iby'impinduramatwara nziza mu mibereho ya rubanda, baruhijwe n'ubusa basezerana ko hazabaho gutsinda k'umuco w'ubumwe bivuye ahari mu kwihuza k'ubwoko. Bityo ibyo bikerekana ko umugabane umwe w'igihugu cy'Uburayi wari ukomeye, naho undi mugabane ukaba udakomeye mu gihe kingana n'imyaka 1000 y'agahenge. Inshuti mukundwa, mu rujijo rw'igihe kirekire
kumenagurika kw'imbaraga z'amahanga, gusenyuka kw'ibigo bimwe na bimwe, guhomba ubutunzi bitewe no gukoresha amafaranga make cyane mu gihe kirekire, binyuze mu kurebesha amaso yuzuye intimba itewe no gutakaza ubuzima bw'abasore bari bagifite imbaraga zo gukora, gufatwa ku ngufu kw'abagore n'abakobwa, kwicwa kw'abana n'abakuze, binyuze mu gicu cy'umwotsi wo kumena amaraso y'abantu. Isi yari mu rujijo, yari itegerezanyije umutima uhagaze gucogora kw'intambara. Mbese baringa y'ikinyoma, ibaza iki kibazo, mbese baringa y'ikinyoma yo kubonera abatuye isi amahoro binyuze mu bufatanye bw'ibihugu by'i Burayi, igisubizo cy'ibitekerezo byuzuye kwifuza, aho izongera gutuma abantu bibagirwa inama zo mu ijambo ry'Imana zivuga ngo ntabwo bazafatana. Amasezerano hagati y'ibihugu ashobora kubaho, kandi bishobora gusa naho icyuma n'ibumba ry'umubumbyi byo ku birenge n'amano y'igishushanyo kinini byavanze. Nyamara Imana yavugiye muri Yohana 10:35 ngo muri Daniyeli ngo ntabwo bizafatana. Bishobora gusa naho ubunyamaswa bwo hambere bwashize, kandi abami bakaba baragiye mu nzira yose ishaka, nyamara ibyanditswe byera ntibishobora gukuka. Inshuti muvandimwe, twanzura dukoresheje amagambo yavuzwe na William Newton agira ati: nyamara biramutse bitewe n'amasezerano y'ubufatanye cyangwa izindi mpamvu, niba uwo mubare usa naho urogowe rimwe na rimwe, ntibikwiriye kudutungura. Mu by'ukuri ibyo ni by'ubuhanuzi busa n'ubudukangurira kwitaho. Icyuma cyari kivanzwe n'ibumba. Mu gihe runaka ushobora kunanirwa kubitandukanya ku gishushanyo, nyamara siko bizakomeza kumera, ntibizafatana. Imiterere yabyo byombi ntibyemerera gufatana, kandi no mu rundi ruhande ijambo ry'ubuhanuzi ntiribyemera. Nyamara hagomba kubaho kugerageza kubivanga. Oya, bongeye kugerageza kubivanga, ariko byagombaga kuba imfabusa. Nyamara se amateka ntashimangira ibivugwa n'ijambo ry'Imana ko bitazafatana. Ibaze ko ibi bintu byabwiwe umwami w'umupagani mu myaka hafi 500 irenga mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Nyamara tukabona n'uyu munsi ibihugu bigerageza kwihuriza hamwe ngo bireme umuryango umwe, nyamara ntibishoboka. Nimureke tugirire Imana icyizere, nimureke ibyo yavugiye mu ijambo ryayo tubihe agaciro, kandi tubikomereho, kuko ijambo Uwiteka avuze naho ryatinda ujye uritegereza, kuza ko riba rizaza ntirizahera. Dusigaje umugabane umwe wa 13 niwe uzasoza kino gice cya 12. Dukomeje kubifuriza urugendo rwiza rwo kubumbura igitabo cy'ubuhanuzi, ngo tumenye igihe turimo, igihe cyashize ndetse n'ahazaza, mu izina rya Yesu. Amen.